Akenshi usanga muri iyi minsi umuntu ata telefone cyabaye mwiba akabura ikimenyetso na kimwe cyamugaragariza uyifite cyangwa uwayitoye. Nyamara hari uburyo bwinshi yakoresha akaba yakwirinda ndetse akazabasha kumenya umuntu wamwibye telefone. Niba ubishaka kurikirana inzira zose, mbere na mbere turajya muri Play Store. Muri Play Store searching application bita Crookcatcher. Iyi application niyo tugomba gusacinga muri search. Searching Crookcatcher. Iriya urayibona ko imeze, then urabona ko nayibonye, ndayinstalinze, ndayibona kugira ngo nshyire kuri telefone maze kuyikoresha, nkore setup ijye muri telefone kugira ngo ibashe gukora ibyo byose nababwiye haruguru. Ndi kujyamo, iracyari kurodinga, irarodinga. Urabona yamaze gufunguka, tayari yabaye installed. Ubu none ngiye kuyifungura dutangire. Urabona haje setup, uburyo twinstara none ikazabasha gukora bya bintu byose. Setup baratwereka inshuro igomba gufotora umuntu cyangwa kohereza ubutumwa mu gihe umuntu agerageje gukuramo password. Ushobora guhitamo inshuro 1, 2, 3, 4, 5, ariko ngiye guhitamo rimwe. Ngiye guhitamo rimwe. Nimara guhitamo rimwe, meze kamera ifungure, then next. Ameze ngiye kuri location nayo ifungure, location ifungure. Nimara kuyifungura ameze next, nongeza handi ruzingiye kuri email none ngiye gushyiraho nzayambonaho ubwo butumwa cyane nabonaho iyo foto. N'umuntu yagerageje kukwinjirira telefone udahari ushobora kumenya umuntu wabigerageje wari email. Urabona ngiye gushyira iriya ya 4, byi@emmanuel@gmail.com. Niyemeze. Rodinga tayari kujyamo. Iriya niyo nzajya mbasha kubonaho ubwo butumwa bwose. Confirm. Yari yamaze kujyamo, urayibona hariya. Noneho nkande next, ameze. Noneho njye no kuri notification nazo nzifungure, nzemeze. Njye kuri battery optimization nayo ifungure. Nimara kuyifungura ndakanda next, then
nkore activate kugira ngo itangire noneho gukora bya bindi byose. Activate, urabona ko ari nkaho byabaye. Then next and then next, tayari yamaze kuba activated, murabibona ubu ngubu noneho bwa butumwa watangira kububona. Umuntu yagerageje kwinjira telefone atazi password yawe, wabona ubutumwa, ukabona n'ifoto, ndetse bakaguha na Google Map ku buryo wamenya ahantu aherereye. Noneho reka tuverifie turebe ko bikunda koko. Ndikurishamo password nabi, nayikurishijemo, reka noneho nyikuremo. Nayikuyemo. Tugiye kureba koko ubwo butumwa ko tububona. Reka tujye kuri email. Muri notification babimpaye ngo ibira hejuru, ndabibona, ndagerageza bibone. Babimpaye, ndageza kujya muri notification, reka mpindure email kubera irimo atariyo nemeje hahandi. Ndi kuyinda inbox, murayibona tayari namaze kuyishyiraho. Iriya message ya mbere nivuga umuntu wagerageje kwinjira telefoni yanjye. Iya kabiri ni ya yindi settinga app zose urabona ko zaturutse kuri Crookcatcher. Reka dufungure turebe. Ndufungura tubona message, dore ni foto ngiriya, bamfotoye cyagende gukuramo password, bahise bafotora. Urabona ko bino bintu bikora kandi byizewe. Rero iyo wamaze kubura telefoni, email utuyiroga mu yindi telefone, ukabasha kubona ubwo butumwa, ukabasha kubona nimba umuntu atarazi password yawe, biba ari amahire, wabona ifoto ye ndetse n'aherereye. Ndabibona ifoto barayiguha Google Map.